saba umugisha. Mureke dushima Imana. Uyu ni umunsi Imana yabaremeye kugira ngo bawishimiremo. Rero uyu ni wa munsi ni ya saha turashimira Imana. Rero uyu mwanya twagira ngo, ndabizi ko babizi, ijambo ry'Imana riravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira akanaripfira. Yesu ashimwe. Turashimira Imana rero ko uyu munsi ari byo tugiye kuganiraho, hanyuma twinjire mu gusezerana. N'abagore mugandukira abagabo banyu, ariko nkakunda ahantu havuga nanone ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hariya mu mubwiriza nanone bakavuga ngo babiri baruta umwe, ngo kandi iyo mugenzi waguye nawe uramubyutsa. Nkunda ko bavuga ngo mugenzi wawe. Nibaza ko urugo ruryoha iyo your partner ari friend than ikindi kintu cyose. Yesu ashimwe cyane. Iyo ari mugenzi wawe mwaseka, iyo ari mugenzi wawe mwakosorana, iyo ari mugenzi wawe mwabwirana, iyo ari mugenzi wawe byose mwabisangira. Ndashimira Imana ko urugo ari uko. Friendship is everything. Rero twagira ngo tubatize aya magambo. Ndasaba pastor amfashe, hanyuma twinjire muri uyu mwanya. Yes. Murakoze. Kaduhere kuri Lieutenant Christopher. I, Lieutenant Christopher Mucho, take you, Rudasingwa Mohoza Negrita, as my wedded wife. I will love you and protect you. I will obey you and honor you for richer or poorer, in sickness and health, for better or worse. I will cherish you as the word of God commands it, till death do us part, or Jesus Christ the Lord returns. I vow in the presence of God, our senior pastor, Apostle Alice Mignon Cavera, the church, and both of our families, in the name of the Father, Christ Jesus, and the Holy Spirit. Amen. Oh, amashi menshi. Yes. Congratulations. I, Rudasingwa Mohoza Negrita, take you, Lieutenant Christopher Mucho, as my wedded husband. I will love you, submit to you, I will obey you and honor you, for richer or poorer, in sickness and health, for better or for worse. I will respect you as the word of God commands it, till death do us part, or Jesus Christ the Lord returns. I vow so in the presence of God, our senior pastor, Apostle Alice Mignon Cavera, the church, and both our families, in the name of the Father, Christ Jesus, and the Holy Spirit. Amen. Wow. Tugiye kugera mu mwanya mwiza, ndababwira uko mwasetse. Wow, umwanya mwiza. Lieutenant Christopher afite amatsiko yo kureba umugeni. Afite amatsiko menshi cyane. So birakwiye ko Bibiliya ivuga mu murima wanjye urarinzwe kugeza igihe nyirawo azaza. Turashimira Imana rero ku murima we yarawutegereje. Ari wa murima tumaze kwiga, akaba agiye kuwirebera. Ariko mbere yuko awirebera hari amagambo ari ku mutima. Wa mwanya wo kwambika impeta, wa mwanya mubwira ati duhura, my love, you know. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. So bitwe hano tureka bakavuga ibivuye ku mutima, kandi akamubwira ati impeta nkwambitse nk'ikimenyetso cy'urukundo. Ni ikimenyetso cy'urukundo, si rwo rukundo ariko ni ikimenyetso cy'urukundo. Izi mpeta rero amaraso ya Yesu Kristo azeze azitunganye ko ziba zakozwe n'abantu.
hanyuma bazambikane. Negrita, it's been such a blessing from God to get to know you. I'm so thankful for our relationship, how open we are with each other, and how we can trust each other with everything. You've taught me to be a better person, more patient, more loving, and more kind. You mean the world to me. And the Lord in His faithfulness gave me the best gift that a man can ask for in this life, a good woman. I always appreciate the time and effort you put into showing me how much you love me, how you sacrifice yourself for me, and how you're always present. You are so important to me, and it's easy to transition from being single to putting you first in my life because you're worth it. Thinking about what life was like without you before we met, life was black and white back then. But now, being with you, life is in color. From the first day we met, not a day has gone by that we haven't spoken to each other. It's always felt so natural talking to you and being next to you. I wouldn't have it any other way. Marriage is an opportunity for spiritual growth and self-denial, which the Lord rejoices in. Let us not mourn our past life of freedom. There is true freedom in carrying your cross after Christ and serving your spouse. May God help us to never forget it. I love you forever and always. Everyone who knows me knows I'm a lover girl. I love love and I love being loved. I always imagined the kind of love I wanted. In 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, kind of love. Patient, kind, not proud, no self-seeking, slow to anger, and keep no record of wrongs. I prayed for that love, and you, my love, are the true definition of it. You are patient with me. You love me not only with words, but with everything you do. Your actions match your promises. You bring out the best in me. You love me for who I am, and you also encourage me to be myself fully. You always listen and seek to understand how I feel. You laugh at my jokes. You never think I'm too much when I'm stressed, when I need to cry, or when I just want to be babied. You're always there with zero complaints. Never thinking my requests are too much. You understand all my moods and you love me through them. Thank you for the love you show me, the kind of love that feels gentle, steady, and safe. With you, I live a love that sometimes feels like a fairy tale. The kind of love we think only exists in movies. But you have shown me that real life can hold that kind of beauty too. I thank you for raising my faith just by being you. Because of who you are, not because of many words, but because of your actions and your consistency, I trust God more. You have encouraged me to believe deeper, to rely on God more confidently, and to see His love through the way you love me. Today, in front of our families, friends, and our church, I vow to always respect you and to love you with all my heart. I vow to pray for you and with you, to be your number one supporter, and to submit to you because you lead with love and make it easy to follow. I promise to cheer you on, to be your peace on stressful days, to make you laugh, and to make our home a safe
and joyful place for you. Above all, I vow to serve God with you and to live according to his word. May God always be the center of our union, guiding us, strengthening us, and keeping us grounded in his love. I love you so, so much, and I cannot wait to start off forever with you. Woo! Fire in my bones. Wow. So let's receive Lieutenant Christopher as for the group. Iyi mpeta bari kwambikana nyuma ya vows ni ikimenyetso cy'urukundo rwabo, ariko ari wowe ntiwagira amatsiko, maze natwe dufite amatsiko. Mwibaze noneho Lieutenant Christopher. Yes, noneho reka amurebe amatsiko agira. Wife, hug your wife. Wow. Wow. Njyewe Apotre Mignone nemeje imbere y'Imana twubaha Yesu Kristo ndetse n'Umwuka Wera ndetse n'imbere y'itorero n'ababyeyi ko uyu muryango Lieutenant Christopher ndetse na Negrita Umuhoza babaye umugabo n'umugore, kandi kuko Imana yahuje ntawe ugitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kandi tukiri hano, mbere yuko basinya tugiye kubasabira umugisha, muhaguruke bahagaze gutya nkibafashe. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye uru rugo rw'umugisha, tugushimiye ibyiza watanze kandi nabo wabibaremeye. Tugushimiye ko uru rugo tururambitseho ibiganza mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo kwizera, kugira ngo bakomeze baprospere à tous égards. Ijambo ryaravuga ngo umugisha utangura atungisha kandi nta mubabaro ujuza nyuma yabyo. Turagushimiye rero kuzabaha abahungu n'abakobwa, ukabagirira neza, urugo rwabo ukaruteza imbere, rugatembamwo amata n'ubuki, bakaba amahoro bakarindwa. Kandi ngugushikamije umutima uzamurinda aba amahoro masa, bazaba amahoro masa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dasaba bahoberana uko babiteganyije, nta kibazo, uko babishaka. Biravuga ngo yes. Wow. Amasezerano yose Imani yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Siwe isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi we, isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi we, isi n'ibizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jukora nk'Aburahamu, ura amaso yawe bari inyenyeri, wizere amasezerano. Isi
uhoraho uwizera azabona ayo masezerano oya 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 sinogenda ntashinye oya 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 sinogenda ntashinye kubera iteka waneye sinogenda nashimye kandi narinda bikwiye sinogenda nashimye kubera iteka uneye sinogenda nashimye kandi narinda bikwiriye kugenda nashimye oya oya sinovyuba kugenda nagushimiye we Mana wampaye byose ibyiza wangabiye birandengeye none Mana yanjye dufite impano baraza kuzibagezaho dufite nta mpano twabateguriye baraza kuzibagezaho kugira ngo ducunguze uburyo umwete harimo bibiliya nk'ijambo ry'Imana sinzi niba bayibangerezaho konsaye Pastor Bob yibangerezeho hanyuma dufite n'urumuri konsaye Pastor Teresa rujyane nago Pastor Teresa atwara urumuri Pastor Bob yes ashimwe Pastor Bob nawe atwara bibiliya murakoze cyane mu izina ry'itorero turabakunda Imana ikomeze kubaha umugisha mufite urubuzagira urugo rwiza kandi Imana izakomeza kubagira neza mu rwego ko mu nzu y'Imana abashaka bifuzaga gutura bashobora gutura ariko mudufashe kugira ngo tubigire neza hatagira abakora ku mugeni baracyakomeje ibirori murabapepera gusa murakoze oya oya sinogenda nashimye oya 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 sinogenda nashimye wangabiye amahoro menshi sinogenda nashimye wankoreye bajye batanga momo abantu basigaye bari cashless sinogenda nashimye kubera umunsi uduhaye sinogenda nashimye kubera iteka uduteyeho sinogenda nashimye kubera nashimye oya oya sinovyuba kugenda nagushimiye Mana wampaye byose ibyiza wangabiye birandengeye none Mana yanjye nuriye oya 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 sinogenda nashimye oya 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 sinogenda uri Imana itabasha kubesha uri Imana isohoza amasezerano uri Imana itabasha kubesha uri Imana isohoza amasezerano iyo uri Imana itabasha kubesha uri Imana isohoza amasezerano uri Imana itabasha kubesha uri Imana
Imana isohoza, Imana isohoza, uri